ibintu byambayeho ariko muri abo bantu batatu nkubwiye nanjye ndimo ndasenga umunsi umwe nzacungurana yego ubwo rero ikintu kimpa imbaraga icyo gihe nahise ntekereza numva raporo ibaye nkazi ati ubu buzima mana y'isi n'ijuru ndabucamo gute yego ubundi hari ikintu amatwi y'umuntu yumva akahita acura injereri amatwi akaziba hatabaho imbaraga z'Imana wakwirukanka noneho mu gihe ako kantu katarashira yego ubundi hari ikintu amatwi y'umuntu yumva akahita acura injereri amatwi akaziba hatabaho imbaraga z'Imana wakwirukanka cyangwa se gukuramo inda kandi uko byagenda kose ntabwo ivamo jamais ntabwo iyi nda ivamo ndabivuze ntabwo iyi nda ivamo mugiye kuntera amabuye abantu mu mwanga nta kibazo kuko na Yesu yasize 99 ajya kuzana intama imwe iyi ni intama ibikorwa Theogene yakoze akorera Imana ibikorwa uyu mumama yakoze akorera Imana nubwo byose batabikora ntawe Imana yaremeye kurimbuka ntawe yaremeye gupfa ariko bazanye indaya bayikurubana mu kiziriko Yesu arababwira ngo umuntu utarasambanya bari wabanza kumutera ibuye ko ntawe agaragaye uyu munsi none twabonye abantu bandika ngo bamuhonze miliyoni nyarasambana abandi ngo ni amafaranga yakurikiye abandi ngo ni umukuza abandi ngo ni umusatuzi mbese bamwise amazina n'utuzina ibyo ntabwo bikuramo inda Imana yarambwiye ngo uko byagenda kose nta kinini wanywa ngo ivemo nta muganga wahura nayo ngo ayikuremo kandi ariko hifujwe kwivamo na nyir'ubwite ashaka kwivamo ariko inda iranga wazerereye heshi ukata heshi unyura heshi puritira ijambo kuzerera wazengurutse heshi ndiseguye nyine unyura heshi kwinda yavamo ariko inda ntiyavamo bunira cyarimo rero iyi nda n'ubundi nta kiganza muri iyi si cy'abaganga cyayikuramo nta kiganza cy'abapfumu cyayikuramo nta kiganza cy'abarozi cyayikuramo nta n'impanuka y'abarozi yayikuramo nubwo wasambanwa n'abagabo 1000 nubwo wajya kunywa inzoga ukajya unywa turubu cyangwa ukanywa munturinde cyangwa ukanywa inkaratika za nzoga ziba hano i Burundi cyangwa ziba no mu Rwanda bwa buyoga bw'abanyabibazo nyine abantu banywa kugira ngo babone ibitotsi cyangwa babone gusinzira nagira ngo nkumenyeshe ko iyi nditavamo nubwo bakuraza bagucuritse cyangwa baguhagaritse nubwo wafungwa ntabwo iyi ndivamo koko ninda Imana yemeye ko usama nta muntu ubigizemo uruhare nta muntu uvuze ngo wampa nkamutera inda tukabyarana oya ninda Imana yameye ko usama kandi urayisama uribungenza n'amezi igezemo hagati y'atandatu n'arindwi ngira ngo iyi nda ifite 6 7 iyi nda rero muntu wese wayibonye uri kuyireba yayibona ari muri social media yayibona bisanzwe yabibona mu mwuka yabibona mu mubiri ninda batabura kugirira ishyari ninda batabura kuhaguruka ngo bakanura amaso ninda batabura kugaragara mu manyanga n'amatiku n'amazimwe ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Uwiteka ijambo yavuze arikurikirana imyaka 1000 kugeza rishoje iyi nda rero nta muntu uri buyikuremo ndabitaye kaze mu izina ry'umunyanazareti Asiya aratwite Asiya afite inda ariko iyi nda niba wabibonye cyangwa se wabimenye abaganga barapima ibitaro birenze Dogita Kanimba
nk'umupirive na Nyirinkwaya biremeza ko Asiya afite inda. Umugore w'inzahuke nyakwigendera umuhisi Pastor Theogene. Uyu mama Asiya naherukaga kuvugana nawe ngira ngo nko mu kwezi kwa karindwi, ariko uyu munsi wa none mama Asiya aratwite. Iyi nda ntabwo ari inda y'umugore, si n'inda ya Mwuka Wera ukundi. Asiya afite inda. Asiya afite inda. Wowe udukurikiye ndabizugugiye kuvuga ngo ni ukubeshya, ni ibihuha, ni ibinyoma. Asiya afite inda. Afite inda. Inda ye rero yaba iri mu mezi 3 ibyo ntibikureba, yaba iri mu mezi 6, yaba iri mu mezi 7, yaba ari imvuka, ibyo ntibikureba. Ariko Asiya afite inda. Asiya umaze iminsi uvugwa mu mbuga nkoranyambaga, nirinze kumuvuga kuko biriya mu busanzwe biriya ni nk'amatiku. Ntabwo mu busanzwe giye buriya sinkunde ibintu by'amatiku, na biriya ni umwanzi wamutaranze kuriya, kuko mwese uwabashungura ntiyababuramo inkumbi. Biruvuga ngo no mu ijuru yo Imana yitegereje ngo abamarayika babonamo amafuti. Ntabwo Asiya si marayika, ni umuntu nkawe. Nuko gusa abadayimoni bo iyo babuze umuntu bakakubona bakubitira mu cyico, bavunira mu ivi, akaya mvugo y'abiki gihe. Imana idutabare. Ngiye kugaruka rero ku gusama no gutwita kwa Asiya, ariko ntabwo ari inda ya Theogene. Ariko nyemerera tubanze dusenga n'Imana nk'abakristo, twere gukora ibintu tutabanje kwiragiza uhoraho Imana. Turagushimiye Mwami Yesu usezeranye ugasohoza. Turagushimiye Nyaguhora ku ngoma. Nta rugamba na rumwe utatsinze kandi nta rugamba utanesha. Uyu mugore ari mu ntambara ndetse agikomeje no kuba mu ntambara, ariko umuririmbyi yaravuze ngo dufashe igihe mu ntambara. Kandi ijambo rirambwira ngo nta kizaba utatubwiye. Ndagushimiye rero ukomeze umutima we, ukomeze intambwe ze nubwo bitoroshye. Twebwe twese rero waravuze ngo tubabarane n'abababaye, tunezeranwe n'abanezerewe. Tubabaranye rero na mama Asiya ndetse na Pastor Mutesi kubw'ibibazo nk'ibi n'intambara barimo. Umwanzi atsindwe kandi aneshwe none n'iteka ryose. Amen. Ndagushimiye wowe ukurikiye Imbabazi TV 3, kandi Imana igumugisha gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe. Mama Asiya ngira ngo nkutangarize ko, umbabarire kubivuga, reka tubivuge. Nagira ngo nkutangarize ko turi mu kwezi kwa 4 uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ukwezi kwa 4 ni umwaka w'ibibazo kuri Asiya. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko umwaka w'ibihumbi 2026 kuri Asiya ni umwaka uzaserebura inshuti zose zikagaruka n'igihugu kikagusura. Haleluya. Umwaka w'ibihumbi 2026 nibwo uyu mwana azaba yavutse, nibwo uyu mwana uzabona mufite. Uzahembwa n'abakire, uhembwe n'abakene, uzasurwa n'abakomeye, usurwe n'aboroheje. Uyu mwaka mama Asiya Uwiteka arirahiye, kandi Uwiteka avugana nanjye ngo mbikubwire cyangwa mbihamye. Uzurira indege, uzanyura mu Bubiligi unyure no mu Bufaransa, uzagaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ntabwo ari ibyago, si ibibazo, ni urugendo rw'umugisha. Uru rugendo marayika ari kurutegura. Ntabwo Imana ikwanga, nta nubwo Imana ikurambiwe. Si nuko uri injiji uri n'umuswa, ahubwo ngira ngo ibi byakubayeho ni abadayimoni bashatse ko utabyara inda yavamo. Ni abadayimoni bifuje gufomoza. Angaje nta muntu uri buyikuremo. Kandi ntiwange Pastor Mutesi, ntimunangana. Aba ni abadayimoni. Ntibibe bimwe by'abagore bavuga ngo nta mugore ugira inshuti ngo barambane. Oya, Asiya ntiwange Pastor Mutesi. Pastor Mutesi ntakwange. N'uwagufashaga, n'uwakwemeraga, n'uwagukundaga. Ntangaje hano mbwiwe n'Imana ngo haguruka utangaza ibi. Ntihagire umuntu n'umwe uzumva iyi nkuru uri bubone iyi nkuru wanga Pastor
Asiya, mama Pastor Asiya na Pastor Mutesi ni abantu bari aho imbuga nkoranyambaga zahinduye nk'ikipe ya Rayon zabonye akabumbu cyangwa agapira mu kibuga, umwe agakubita undi agakubita muze kureba kuri channel yanjye nta hantu uri busange ikiganiro cy'ibi bintu, si uko byasohokaga ntabireba, si uko amavideo watangiragaho oya, ariko nasanze ari ugutiza umurindi dayimoni shitani kwa jina la Yesu Kristo. Nyemerera rero hano tumena umuceri, ariko uyu muceri tugiye kumena si umuceri w'ibyago. Je ntabwo ndi umuhanuzi wo kubwira abantu ngo murapfuye murarimbutse murashize muhagarare mubone, muhagarare mukorwe ni oya. Abana bawe baziga, uzajya uzanywa, nubwo umuyaga unyuramo ukabagoyigoyi, ariko humura, ntabwo Imana izabyemera. Asiya, Pastor Mutesi Imana ntizabyemera. Narabihanuye ndaje nkomeze iby'iyi nyibasobanurire neza, nyibabwire uko ayo makuru yangezeho cyangwa uko nyazi nuko nayamenye nuko nayabonye. Ndababwira ngo Pastor Mutesi azajya muri Canada, azagira itorero hanze hagati ya Amerika na Canada. Narabihanuye kuri channel y'umuntu umwe, ngira ngo video iriho. Pastor Mutesi yaba yarabonye ataranayibonye, ni bisanzwe ubuhanuzi urabuhanura nubwo nyirabwo atabwumva burasohora. Ntabwo rwose ari ngombwa ko ibi bintu Pastor si yabyumva, abyumvise ni byiza, biraruhura umutima binawukomeza, ariko ntibibuza gusohora. Erega ubayeho udahanuriwe ntibuzatuma iby'Imana ishinzwe gukora kuri wowe utabikora. Ariko ubuhanuzi bisobanuye iki, bivuze iki? Ni nko kubana n'umuntu mutavugana ntibyatuma gahunda zose zidakorwa, ariko kubana n'umuntu muganira birushirizaho kubaha ubumwe bwo guseka no gusangira umubabaro n'ibyishimo n'umunezero. Ngira ngo rero Pastor Mutesi ni umwuka wari wasuye arabimbwira, ariko nawe ubutumwa bwamugezeho. Uyu mama rero, mama Asiya, mu ijambo rimwe n'irindi, ntabwo nge navuze inda y'umugabo mu buryo bw'ubusambanyi ngo aratwite mu buryo bw'umugabo atwise, si navuze inda ya mwuka wera. Inda ya mwuka wera y'isezerano afite niyo Imana mishuri birambwira ngo ibi byose nubwo biri kubuku, iyi nda ntabwo izavamo. Tangaza ko iyi nda itazavamo, tangaza ko iyi nda itazigera ivamo n'umunsi n'umwe. Isezerano ko Imana yarigiranye na mama Asiya rizasohora hatabuzeho rimwe cyangwa zero, oya, rizasohora 100%. Asiya ntabwo azaba umuntu woroshye, no mu bana be ntabwo. Aba bana ba Asiya mu bitondere, afite abana b'umugisha kuko uzabona umwe ari minisita, kandi iyo ufite umugisha kuba minisita ufite umugisha wo kuba perezida. Ninjye ubihanuye bwa mbere, ninjye Imana haba ubutumwa bwa mbere, ariko abana bawe b'umugisha harimo minisita. Ibyo byitegura, Imana izaguhoza umubabaro, izakumara umubabaro, izaguhoza amarira mu bana, uzaseka n'ubundi uzagenda mu modoka nziza itari Karina nyakwigendera bamugongeyemo. Nta kizabuza abayuda gutabarwa. Uwiteka ku buzima bwawe azururuka kuri imirimo n'ibitangaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari indirimbo hano umwuka w'Imana yampaye ya 74, sindi buyiririmbe yose, ariko mbona ubutumwa bwawe uyu muririmbyi naramubonye, Imana irambwira ngo nawe mukubwireho. Ntabwo nyiririmba yose, sorry gato. Nje mfite umukizo jumvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mw'isi, iteka arandinda akankingira ibyago, icyampuhwa akaba umukiza wawe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru,
muri urwo rwera kubw'umwana we azangezayo ngo tubane iteka ryose icyampa ngo nawe tuzabaneyo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko nkusabira nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane twabacunguwe yatubikiyeyo njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi icyampa ngo nawe uza wambara ubwo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko nkusabira kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu umukiza wanjye atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi icyampa nkasanga uyahawe nawe njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko nkusabira njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko nkusabira numara kumwemera umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe jya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko nkusabira jya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko nkusabira. Haleluya. Uwiteka yarambwiye ngo umugisha urakomeje. Karagaciyemo Uwiteka arambwiye ngo Yesu ni umugabo uruta abo bagabo bose, abagushuka, bifuza kugushuka, abagutelefona, abakutiripota, abakaraga umutima wawe, abagufata nyine nk'umunyantege nke. Nibyo koko, ariko Imana ihagurukanye icyubahiro cyayo mu rugo rwa Theogene Inzahuke. Uwiteka ahagurukanye icyubahiro cye mu rugo rwe. Urugo rw'Imana. Yesu ni umugabo w'abapfakazi. Buriya Yesu agiye kugaragara muri uru rugo nk'umugabo w'abapfakazi, akaba se w'ipfubyi. Ngira ngo rero Imana yaranabimbwiye ngo izaguha umugabo, iguhe n'urugo rwiza, iguhe n'amahoro, kandi ibyo bizagenda neza. Ariko ntabwo ari uyu. Nagira ngo nanakubwire ko 2025 nta mugabo urimo, ariko uyu mwaka nuvamo imbere izuba ry'umugisha rizakurasira. Mwanditsi yaravuze ngo Yerusalemu we byukura bagirane koko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Umwijima uzatwikira amahanga, ariko wowe ubwiza bw'Uwiteka buzakugaragaraho. Haleluya. Amahanga azazagana umucyo wawe. Haleluya. Ngira ngo iri ni ijambo riri mu buhanuzi bw'abahanuye kuturusha kera, ariko ni ubutumwa bwiza Imana yambwiye ngo ngenere iyi famiye ndetse n'abayikunda n'abayikurikiye. Nanasaba ko umuntu waba afite amasengesho yajya asengera uyu muryango ku manywa na nijoro. Bibiliya iravuga ngo turi intwarane, mu mushyigikire mu gusenga, koko ari mu bihe bigoye kandi biruhije. Kandi ibi bihe ni ibihe bigoye, atari bo wenyine bigoye, natwe twese. Ngira ngo nuko haba hagaragaye uyu, ariko mu busanzwe abantu bose bageze mu bihe bya nyuma biruhije, bigoye abagenzi. Ni nabwo ufashe umwanya wo kubwira umuntu unkurikiye, ufite ikigeragezo kiri kuboha umutima wawe, ufite dayimoni yajisha amaboko yawe ngo utazakora, utazatera imbere, ufite dayimoni yambaye maske yawe ngo yambaye maske y'isura yawe ujye utagira igikundiro cyangwa igitinyiro, hatazagira umuntu kwemera, ufite dayimoni waboshye amaguru yawe ngo urugendo rwawe rw'umugisha ajya rufirima arufunge, uhore muri situwasiyo mbi. Ndagira ngo ntangaze Yesu watsinze ikuzimu, agatsinda mu isi, agatsinda no mu ijoro. Mu
izina rya data n'umwana n'umwuka wera, bohoka kwa jina la Yesu Kristo umwami n'umucunguzi, bohoka unodigeze. Dutangaje ko waba umunyamugisha, ukaba umwe mu bahiriwe, ukaba umwe mu baragwa, kandi baragwa umugisha n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Koko ntabwo wizereye Yesu gusa, ntabwo umwemerera ubusa. Akagabo gahimba kandi kataraza, nibyo koko shitani yaragucuritse, irakumanuka, irakunyuka, iragukandagira. Nibyo koko shitani yagusize icyasha tobera izina rangiza seve yawe. Nibyo koko waramanutse uraterera biranga, ariko dutangaje uwo bitajya byanga ni umwami Yesu. Yesu ari mu biganza byawe, Yesu ari mu isura yawe, Yesu ari mu mutima wawe, Yesu ari mu birenge byawe. Noneho haguruka ugende mu izina rya Yesu, noneho kundwa mu izina rya Yesu. Yesu ari mu maraso yawe, Yesu ari mu nyama zawe, Yesu ari mu mitsi yawe. Noneho kiri indwara mu izina ry'umunyanazareti. Yesu ari mu buzima bwawe, Yesu ari kumwe nawe, Yesu ari kugendana nawe. Noneho bohoka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uburwayi bwose butsindwe kwa jina la Yesu Kristo. Yesu yanesheje isi noneho n'ibiyirimo byose. Duhabwa ubutware n'ubushobozi ngo mutegeke isi n'ibiyirimo byose. Akira ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Isi nitangire gukamira ubukira bugira, niguha amata irayafite, niguha inyama irazifite, niguha ibyambaro irabifite, kandi si ibicocera. Yesu imbabazi ze zabaye nyinshi, tufite impuzu nubwo nyine byitwa ibicocera, ariko umwambaro mwiza n'uw'ubugingo, uwo nawe urawambaye kubera Imana. Haleluya. Ntangaje rero ishobora byose, isumba byose, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana igukure mu gikombe cyitwa baka cy'ubutayu, cy'ubugaragwa, cy'urupfu n'amarira n'agahinda, uhinduke umuraganwa na Kristo n'umugisha n'ubugingo. Haleluya. Imana ihumeka umwuka bazima muri wowe, ihumeka umwuka w'ubuzima utari uw'indwara muri wowe. Uwiteka ahagararane nawe, ahagurukane nawe. Uwiteka agendane nawe, akomerane nawe, aterane intambwe nawe iburyo n'ibumoso. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo. Duhezagiye ubugingo bwawe, duhezagiye umutima wawe, duhezagiye agakiza muri wowe, duhezagiye intambwe muri wowe, duhezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwawe bube bizima iteka ryose. Haleluya. Ngira ngo rero wowe udahwema kubana natwe, Imana iguha umugisha, kandi turagukunda cyane. Mbasabiye umugisha, ubwo wari umwanya wo kubasabira umugisha, kandi mu biganiro byacu uyu mwanya uhoraho. Nujya wumva ikiganiro utarawugeraho, ujye ugerageza, nubona akanya wongeye kugisubira uwugereho, uhabwe umugisha n'Imana. Kuko ntituziranye twese, ntitubonana twese, ariko muri komenti ndababona mwandika, mudushyigikira, mudutera inkunga z'ibitekerezo, mwandika imbogisi kuri WhatsApp. Mwese kude chapeau. Uwiteka abahe umugisha kugira ngo tukomeze. Mudahari ubwo nanjye simpari. Iyi cano iriho ku bwanyu mu ijambo rimwe. Haleluya. Butumwa bugere mu isi hose. Bari muri Amerika ndababona mwandika, bari mu Burayi ndababona. Haleluya. N'abari muri Afurika ndababona. Imana ibamere umugisha. Haleluya. Ngira ngo rero ubutumwa bwiza ni Yesu wabutangije, aranabukomeje. Nyemerera ntagabanyije, ntanongereye, senge soza. Ndagushimiye mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Uri Alpha uri Omega. Umugisha mama Asiya ukunesherezwa no gutsindanishirizwa. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro bimubera umugisha, abo muragwa n'umugisha n'ubugingo iteka ryose. Ngaho ubane na buri muntu wese mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ciao ciao. Shalom shalom. Uwiteka arabakunda kandi arabemera. Haleluya. Rero ihagarareho, iyumvemo akanyabugabo, ntube nka Samusoni. Prito winogorwa amaso kubera Delila guhita urambarara, biguca amaguru ku mpamvu ziriya na ziriya, ngo uhite ubaho ngaho. Yesu aramugurura, Yesu arabohora, Yesu aratabara. Nawe wakira igitangazo, ugabane umugabane mu izina rya Data n'Umwana.